yarananiwe tu yaranze reka tubyite gutyo urumva so because uko yo nibyo ngiye Teta Sandra is a personal friend ndabizi ko ari inshuti yawe nawe no mu Rwanda ni personal friend kabisa ntago ari kuvuga ngo muzi kuri social media nasaga turi kumutabariza ubushize wari uri hano twari kumwe nawe yes so ni inshuti magara kabisa ni umuntu niganye nawe ni umuntu nzi from head to toe muzi akiri umwana muzi ari umuntu mukuru muzi muri media dukorana muzi kuva kera kabisa ariko yarananiranye Teta kabisa so si imwe si kabiri nje mura nawe tu personally mukabari mura nawe nubwo namwe inzoga ariko to go out sometimes tugakubitana ugamukamugwaho gutyo se bite sawa meze bite se ariko ntago turi abantu urakura tu sometimes nyene niko nabivuga igihe kiragera umuntu agakura ukaevolving ukamenya ati ndakunzwe hasi nkunzwe baranshaka ntibanshaka ariko Teta nyine I think niba ari fame niba ari gukunda publicity cyane niba ari gukunda entertainment niba ari gukunda wizo ko nabyo byaba ari I don't know niba mukunda kuko byo kuvuga ati ndamukunda I don't get it. I don't understand kabisa the concept behind it nago kugeza na n'ubu I don't get it because nago umuntu bagukubita uko ubushize baramukubise agaruka mu Rwanda mwarabibonye naraya majo niso twamutwaye mu Rwanda niso twabisakuje se ntago umuntu yagukubita kuriya unurangiza none ugaruke ngo you getting married again how that is insane that's crazy like so, you can't live like that ubu ngubu rero bimeze gute let's go back kuri intuza ejo bundi hari sagari yabayeho Teta Sandra akubise umugabo waruye ukubita nizo so wenda turana bimenya neza kuko wizo ubu ngubu arimo no gushaka kwiyamamaza ngo kuba MP sinzi something like that wamacinge wenda nabyo ushobora kubona ari ubustand kuko inaha bakora ubustand bwinshi byahatari ubustand nk'ubwo nyine kugira ngo buying favors and what abantu batora umuntu nibiki so ibi birashoboka abagande bagira tricks twinshi ntago wabyizera 100% ariko nubundi mukanya later on turaza kumenya the actual truth turaza kumenya what is behind it kona nibwo naye nyibibona no kuri social media mbona biranungwe mbonye ipe hano